Nongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana. Waba warigeze urota amasaka? Wayarose mu buhe buryo? Warose amasaka yuze mu bubiko? Urota ubura aho ubika amasaka menshi? Urota ugaburira amatungo amasaka? Urota umuntu akwambuye amasaka yawe? Urota usarurana n'abandi amasaka? Urota amasaka ahagaze neza se mu murima? Ibyo byose ni ubusobanuro bwo kurota amasaka. Niba warigeze kurota amasaka, uyu ni umwanya wawe kugira ngo dufatanye gusobanukirwa inzozi zacu twarose. Bibutsa ko inzozi zose twarose ziba zifite ubusobanuro. Uyu munsi ndashaka kubwira igice cyaho cya gatatu cyo kurota amasaka. Niba warigeze kurota amasaka, uyu ni umwanya wawe wo gusobanukirwa n'inzozi zawe zo kurota amasaka. Munyemerere rero mumbe hafi kugira ngo dusobanukirwe n'izi nzozi zacu zo kurota amasaka. Duhere ku cyambere. Wigeze kurota uhunika amasaka? Bisobanura iki? Bishobora gusobanura guteganyiriza ejo hazaza cyangwa se kubika neza ibyo wagezeho. Ushobora gusobanura guteganyiriza ejo hawe hazaza cyangwa se kubika neza ibyo wagezeho. Mbibutsa ko tugira amateraniro yo kubohoka agaragara kuri Zoom no kuri YouTube live. Mbere yuko mvuga ku busobanuro bwa kabiri bwo kurota amasaka, reka mbibutse iki kintu. Niba utarakora subscribe, reka uyikore, wayikora, hanyuma kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro byacu byo gusobanura inzozi. Ndashimira cyane byimaze abantu babikoze. Niba utarabikora, wabikora. Ndabinginze mujye mukanda like, ndetse wanakwandika inzozi zawe warose muri commentaire, kubera ko inzozi zose warose ukizandika turazisobanura. Hanyuma cyane cyane kuri ibi biko byo kurota amasaka, niba ari uburyo wigeze urotamwe amasaka, tubwire tugufashe gusobanukirwa inzozi zawe. Tugira amateraniro ya deliverance, amateraniro yo kubohoka aba kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu. Kuwa mbere bari gusenga, tubonye Imana ikora ibintu biremereye. Kuwa gatatu byo biba ari bindi uko aba ari umunsi wo kubohoka, Imana irimo irabohora abantu mu buryo budasanzwe. Hanyuma kuwa gatanu abari amateraniro yo guhanura, abari prophetic days, abari amateraniro y'ubuhanuzi Imana ikorana natwe. Hanyuma kuwa gatandatu abari samedi miracle, uwa gatandatu w'ibitangazo, uwa gatandatu wo kwakira, uwa gatandatu udasanzwe, uwa gatandatu w'amavuta mashya, uwa gatandatu w'imbaraga nshya. Kuwa gatandatu turabingingira ku Mana kugira ngo ubu wa gatandatu, abari wa gatandatu umuntu azana urwaye we arakira. Ni ibisanzwe, indwara yose waba ufite Imana irimo irakora, irimo irakiza abantu bayo. Hanyuma umuntu wese wateranya ayo masengesho abusabwa kwitwaza amazi. Niba rero ushaka kubana natwe muri ayo masengesho, nimero yacu iba iri muri screen. Dusenga buri nimugoroba kuva saa 2 kugera saa 4. Tubonye Imana ikorana natwe mu bihugu bitandukanye, abantu mu bihugu bitandukanye baraza tukabana ku gicaniro, kandi tubonye Imana igirira neza abantu bayo. Imana ibaho umugisha. Rero munyemerere, iyo ni communique nashaka kugira ngo manze ntambutse, hanyuma twikurikiranire tuyikomeze twikurikiranire kurota inzozi. Wigeze kurota se urimo gusya amasaka? Ubwo ubusobanuro bwa kabiri. Byerekana ko urimo guhindura imbaraga zawe mu musaruro ufatika. Gatatu, kurota uteka amasaka bisobanura gutunganya umugambi kugira ngo ugire akamaro. Kane, kurota urimo kunywa igikoma cy'amasaka bisobanura kunywa n'ibyo ufite cyangwa kubona ibisubizo by'ibyo wakoze. Kurota unywa igikoma cy'amasaka biba bisobanura kunyurwa n'ibyo ufite cyangwa se kubona igisubizo cy'ibyo wakoze. Ubusobanuro bwa gatanu. Kurota amasaka y'umuhondo bisobanura umusaruro mwiza cyangwa se amahirwe meza. Kurota amasaka y'icyatsi bisobanura ibintu biko hari imigambi yawe cyangwa se ibintu runaka bikiri gukura kandi bitaragera igihe cyo gusarurwa runaka. Nuvuga ngo niba ari akazi, niba ari ubucuruzi, babivuze yuko bufite intego nziza, ariko ko bitari cyagera igihe cyo kugira ngo bitangire kukuzanira umusaruro ugaragara. Kurota amasaka atukura bisobanura imbaraga, bigasobanura ishyaka cyangwa se bigasobanura impinduka zikomeye. Kurota amasaka yera bisobanura amahoro, ubunyangamugayo, kandi bikavuga umugisha. Ubusobanuro bwa 9 ni ukurota amasaka yibwe
bisobanura gutinya gutakaza ibyo wakoreye cyangwa se gutinya gutakaza amahirwe yawe. Reka turebe ubusobanuro bwa 10. Kurota amasaka yibwe akagaruka bisobanura yuko hari icyo watakaje gishobora kongera kuboneka. Swate watakaje amahirwe, watakaje icyizere, watakaje ibintu runaka, watakaje akazi, watakaje umukunzi, so biba bishobora gusobanura ko hari ibintu runaka watakaje bigiye kongera kugaruka. Kurota amasaka ahiye bisobanura igihombo cyangwa se bigasobanura umushinga wangiritse. Kurota amasaka atwawe n'amazi byerekana amahirwe cyangwa imbaraga ziri kugenda ariko zigucika mu buryo butunguranye. Kurota amasaka aterwa n'umuyaga bisobanura impinduka mbi zitunguranye mu migambi yawe. Ni ukuvuga ngo imigambi yawe ufite irimo irahura n'ibigeragezo bikomeye. Wenda ni akazi kawe, wenda ni business yawe, wenda ni imishinga yawe, wenda ni umuryango wawe. Rero kubona birimo umuyaga biba bisobanura yuko hari impinduka zikomeye kandi mbi zirimo kugeragezwa mu imigambi yawe ibirimo irageragezwa, ibirimo irahura n'imiyaga y'ibibazo. Rero ni igihe cyawe cyo gusenga kugira ngo Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Nyemerere turebe ubusobanuro bwa 4. Wigeze se kurota amasaka aryamye hasi? Ubusobanuro bwa 14. Wigeze kurota amasaka aryamye hasi? Ibi bisobanura kwerekana intege nke cyangwa se bigasobanura umusaruro ugenda ugabanuka. Niba wararose amasaka aryamye hasi biba bisuze kuri mu gihe cy'intege nke, ukwiye gusenga. Kandi ikindi bigasobanura yuko umusaruro urimo kugenda ugabanuka. Ubusobanuro bwa 15. Kurota amasaka ahagaze neza mu murima bisobanura iki? Bisobanura yuko hari stabilite cyangwa se ko ibintu byawe bihagaze neza, kandi bikavuga ko imbere gatoya hari iterambere rihamye. 16. Kurota usarurana n'abandi amasaka. Uri mu masaka ukarota uri kuyasarura, ariko ukayasarura utari wenyine, uri kumwe n'abandi. Byerekana cyangwa se bisobanura ubufatanye n'inyungu ugiye gusangira n'abandi bantu. Ubusobanuro bwa 17. Kurota umuntu akwambura amasaka bisobanura iki? Bisobanura ko hari umwuka urimo kugutwara amahirwe, cyangwa se ko hari imbaraga runaka zirimo kugutwara ibyo wakoze cyangwa se ibyo wakoreye. Kurota urimo kugaburira amatungo amasaka bivuze iki? Byerekana gukoresha umutungo wawe mu nyungu z'igihe kizaza. Urimo urakoresha umutungo wawe ariko ukawukoresha mu nyungu z'igihe kizaza. Mu yandi magambo biba bivuze yuko birashoboka ko ari nk'umushinga runaka urimo kugaburira ariko utarimo kuguha inyungu. So ari ukuntu umuntu yubaka ikintu nka business, akayubaka atari ikintu kimuhereza inyungu ya buri kwezi, ariko ari ikintu gishobora kuzamuhereza inyungu yagutse mu gihe runaka. Rero biba bivuze ko urimo gukoresha umutungo wawe, ariko mu gihe urimo gukoresha umutungo wawe mu nyungu z'igihe kizaza, atari mu nyungu z'ako kanya, ahubwo mu nyungu z'igihe kiri imbere kizaza. Hanyuma reka turebe ubusobanuro bwa 19. Kurota amasaka yuzuye mu bubiko bisobanura ubukungu, umutekano, ikindi bigasobanura imigisha myinshi. Hanyuma turebe ubusobanuro bwa 20. Kubura aho ubika amasaka. Kurota ubura aho ubika cyangwa se uhunika amasaka yawe menshi bisobanura ko byerekana amahirwe menshi cyangwa se umusaruro runaka urenze ibyo wari witeze ugiye kuboneka mu buzima bwawe. Muri kumwe na Pastor Musafiri. Imana ibahe umugisha. Ubutaha ku busobanuro bundi tuzasobanura kurota ugura umurima w'amasaka, kurota ugurisha umurima w'amasaka, kurota amasaka menshi, kurota amasaka make, kurota amasaka mu rugo, kurota amasaka hanze y'urugo, kurota amasaka mu isoko. Ibintu nk'ibyo tuzabisobanura mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Muri kumwe na Pastor Musafiri. Ministeri yacu yitwa Gerizim. Mbararika gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, kandi abashaka kuba mu materaniro karibo mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zibabeho, ubuntu bw'Imana bubazenguruke. Ndabakunda. Shalom.